amakuru atugezeho ni uko ubu ngubu turi kwirukanka tujya kwa muganga, ibintu byakomeye, ibintu birakomeye. Jack w'i Rwanda baduhaye amakuru y'uko ko aka kanya ashobora kuba yitabye Imana. Rero ubu ngubu turi kwirukanka tujya kwa muganga, tujye kureba niba iyo nkuru niba ariyo. Ese koko biragenda gute? Imana yanjye, uriya mukobwa ntabwo yaducika, uriya mukobwa ntabwo yaducika pe, tugomba gukurura amakuru kuko hakiri kare. Uriya mukobwa Mana yanjye, yewe kana subscribe bwe no kuba wakora konzogera kugira ngo tubane mu kiganiro mu gihe turi bwabe turi kwirukanka tujya kureba uyu mukobwa Jack w'i Rwanda ngo yitabye Imana. Turi kurikira ku bitaro, ntuveho mpaka ugumeho mpaka tugezeyo, kuko ibintu byakomeye cyane. Birakomeye pe Mana yanjye, turi kwirukanka zanuza tujya kureba. Mana yanjye, ariko uriya mukobwa amujijije iki koko? Abantu b'Abanyarwanda ni babi cyane, Abanyarwanda ni babi, Abanyarwanda ni babi pe. Uriya mukobwa buriya baramurangije koko. Mana yanjye we, uriya mukobwa ko nta kibi, reka ko nta kibi cyajyaga agira, kandi yari umwana mwiza witonda koko. Mana yanjye, ntuve ku murongo, gumaho turi kwirukanka tujya kumureba. Uriya mukobwa nta kibazo cye. Abenshi cyane ngo barimo baravuga ngo azize amarozi abandi, ariko ni ibintu ashobora kuba yarivugiye kuko uriya mukobwa ashobora kuba yararozwe. Ntuve ku murongo, reka tugere kwa muganga turebe uko bimeze. Reka tugere kwa muganga, turi hafi kuba twagerayo. Mana yanjye we, se uriya mukobwa Jack w'i Rwanda kuko yari umwana witonda, amujije iki koko? Mana yanjye, uriya mwana yitondaga cyane, sinzi ikintu bamujije pe. Nawe niba urimo kunyumva koko, uriya mukobwa Jack w'i Rwanda koko si yitondaga cyane koko? Mana yanjye, yitondaga pe, yitondaga. niba wamukundaga cyane tera comment umubwira ati rest in peace, kuko baraguhohoteye. Ngo kuko abenshi cyane nyine bakomeje kuba bagenda ngo bavuga ngo amarozi ngo yabonetse, ngo rwose ngo arabyivugiye ko bamuroze. Ariko se kuko arabyivugira koko bamuroze koko? Se koko nibyo? Mana yanjye, rero ndabona tugeze kwa muganga, muga ibintu bimeze bite? Ibintu bimeze neza cyane, ariko bari kuvuga yuko nyine ko yitabye Imana, ariko turi kumushitura, ariko turabona ko biri bwaze kuza gukunda, ashobora kuza kuba muzima kuko sitabeshye. Mana yanjye we, Jack w'i Rwanda ntabwo yatuvamo. Hoya mugomba kuba mwatuza, kuko urabona ko ari ibintu biri kugenda byongera bigaruka, byongera bigaruka. Baba we, Abanyarwanda mugire umutima ukunda koko. Mana yanjye, mwadufashije koko, uyu mukobwa ntatuve mu maboko pe. Oya rwose mugomba kuba mwatuza, ibintu bikagomba kuba byajya ku murongo, kuko n'abantu bakomeza kuba bamuvuga inkuru nk'izo ngizo ntabwo byari sawa cyane. Oya baje bambwira ati kumva ati bari baduhaye amakuru ngo yitabye Imana. Rero twari tuje twirukanka rero kugira ngo turebe kuko niba ari byo. Oya ntimukagire ikibazo, kuko urumva ikintu cya mbere ufashe umwanya we wo kuza kwihuta uje no kwa muganga kugira ngo urebe uko bimeze. Rwose umva nirukanse, Mana yanjye, umutima warumvuyemo pe, rwose. Mana we, uyu mukobwa ntabwo yaducika. Rero uyu mukobwa rero bivuga yuko ko nyine arimo aravuga cyane ko ashobora kuba yararuzwe. Ubu twatinye kuba twamutera inshinge, kuko dushobora kuba twamutera inshinge ugasanga ubuzima abuvuyemo. None se muga tuzabigenza gute kuko Mana yanjye? Urumva ni ugutegereza, Imana yonyine niyo igomba kubikora. Ayiwe Mana we, uyu mukobwa ntabwo yatuvamo pe, ariko nyine nta kundi, reka ngende nsubire mu rugo. Ariko nyine bari bamuhaye amakuru ngo bambwira ngo yitabye Imana Jack w'i Rwanda wacu. Oya nta kibazo, mugomba kuba mwagira umutima ukunda kandi mukamusengera.